Yitega abandi nyamara nyine kirekire pe ariko kazi yacu ewe magareshe alo nyine be nari ngeze mu rugo ndagukunda gusa nyine uze ku rugo gusa nyine ibintu nizera ko byagenze neza utazongera kumpamagara nyine ubu uravaye ukajya he mabuja mwaramutse neza aya mbwira uravaye ukajya he ninjanye amacupa ga wa muntu twagiye kuzanaho fanta sako nta kintu wumvise wese uvuga ko mwanzara utwe ahubwo umva se numvishe bose kuvuga ngo ntago waraye mu rugo pe yararanya agahinda gakabije ibyo ntabwo biri kureba amagire biri kureba kandi zibesa ko hari ikintu ngo hari ikintu wavuze urwo mwanzara utwe navuze iki se ibyo nakazi kawe ibyo ntabwo bikureba nyine genje gutura amavide ushaka iki wakomeza inzira zawe mabuja amaherezo y'icyano urupfu aha ubundi wowe sinzi iyo bose yarari kure agahinda karakanyaga ubura umwana ukabura umugore mwiza wishakiye agahinda karakanyaga agahinda karakanyaga karakanyaga ariko uyu mugore ejo sibwo yagiye ra none dufashe undi munsi burakeye ntaragera hano mu by'ukuri usibye kugorwa kw'abagabo by'iki gihe wambwira ngo bari he shawe yashatse wo muri bibiri sha agahinda karakanyagwa akundi none se rwishigisha ararusoma ni gute umbwira ko umuntu ashobora kugenda iminsi ibiri kugeza isaha akaba ataragaruka ariko nta kundi none se anye nzakira urwaje nyine zana umugore mwiza bakamujyana sha bakamukurongora mu maso ureba neza neza tuvuge ko yaraye iwabo se abana bari kunca miliyoni sha ukagira ngo njanye izindi marayika ariko ntacyo icyo nzi cyo nanjye si bubaye bugira kabiri babakunda ibije sha abonye ntari mu kazi ati biraye ntabwo ndi kubibonera kugiye kanje kubishakira ahandi shaho we bakunda ukize Rondi yari ari kumbwira ngo niwo zuba ryanjye niwo biki n'ibiki niwo bwugamo bwanjye hano ari kumara kabiri atarara mu rugo sha mana yanjye nese wambwira ngo nzakora iki koko ni iki nshobora gukora ku buryo nshobora kumva ko umugore aguwe neza mu rugo
nese ubundi kubera iki ari njyewe bibaho? Nta kundi agahinda we ntikica akagera mu bito. So nzabigenze ni koko mana. Dejo bundi yaraye iyo ngiyo arambwira ngo yageze kwa nyirasenge asanga bagwaye. Ibyo ntiyari yigeze abimbwira, ubundi se nabwirwa n'iki mana yanjye. Kuko ndeba uko mfite ibibazo to. Niba nzamwirukana, niba njye nzaruvamo nkahunga nkagenda, birandambiye kabisa. Ariko icyo nzi cyo bitarenze uyu munsi nanjye nagera hano arasanga hari umwanzuro nanjye namaze gufata. Nambariye inkweto nigenda. Turamutse. Mr. Shiri wanjye. Meze neza. Amakuru? Meze. Meze neza? Meze neza. Hala. Ariko Shiri, igera hino mubwire. Igera hino. Bawicaye aho ngaho tuvugana. Nananiwe ariko. Umeze ute se? Meze neza. Ese ubwo umeze ute? Nanjye ni hatari. Hatari gute? The first of all ndashaka kubaza uvuye he? Mvuye kwa muganga. Kuva ejo? Kuva ejo ariko nyine ifone yanjye yari yazimye nshaka ko nguhamagara nyine biranga. Nari nabuze nasoje kwicazinga nubwo nagire ku murongo. Kuva ejo? Kuva ejo. Nagiye gusura umuntu kwa muganga nsanga atameze neza nta n'umurwaza afite kandi ni inshuti yanjye twarabanye cyane. Biba ngombwa ko murwaza ndarayo. None se kutabanje kubimbwira mbere yo kugenda? Intege njye kumusura bisanzwe nzi ko ndahita ngaruka. Ariga gusura umurwayi biri kumvikana kandi ni impamvu yumvikana, ariko kujya gusura umurwayi ni ikintu nshobora kuba namenya kugenda ntabwo biguha uburenganzira. Ako be narabikubwiye ubwo ni uko wabyirengagiza. Njye nakubwiye ko ngiye kwa muganga ahubwo ikibazo ni uko natigeze mubwira ko narayeyo kuko fone yari yanzimiye. Ariko abagore bo mwigize ibiki? Tuvugisha ukuri, uyu munsi si wa kabiri utaba hano. Mu by'ukuri ejo wari wagiye kwa muganga cyane ntabwo ari wari wagiye? Nakubwiye ko nari nagiye kwa muganga kandi nasize mbikubwiye, sinzi impamvu rero kikomeje kubimbaza. Ibi ntabwo mbyizera kuko ntabwo ari ubwa mbere. Uribuka ubushyize? Umbeshya ngo wagiye kwa nyogosenge ibiki n'ibiki? None wasanze nagiye he? Ndagukemangwa. Ko nakuzanye uri mwiza se sha. Urana ubukene utangiye kumbonamo nyine. Utangiye kumbona ukundi kuntu. Ukene bw'icyo ariko shuri. Urumva koko ukomeje kundimanganya aho bigeze ubu ngubu ntabwo urarambirwa. Sebe ntabwo ujya unyizera. N'ubundi bari barabimbwiye kera sha, n'ubundi bari barabimbwiye mbere yo kuza kugushaka. Ababikubwiye kuki atari wowe washakanye nawe? Ubundi narebaga he. Warakoze. Warayobye nyine. Ndavuze ngo icara hano gira vuba. Kose ambwa nshaka iki? Icara hano tuvugane. Nshaka iki babarira. Nenaniriwe ariko. Mwigize ibiki ko mwigize inshenzera? Babivuze ko babikubwiye tutarabana. Ndavuze ngo icara hano. Nta miliyoni yanjye nagutanze hose. Wabonaga ndi guhamba imbwa. Mbonyemo igicucu, mbonyemo kadage. Kunyizera byara. Garuka hano tuvugane. Ubwije ukuri. Garuka hano. Kati. Kubita ibuno ujya mu nzu sha. Ana yanjye. Ariko mana amaze kurya imicarisha harajigaraye ari kumfungana umutwe. Mu mezi abiri nta kazi mfite to. Umugore arananiye ndashenye neza. Iyo ukize baraza koko bakunda ukize to.
kubera ko ubu namumenyeraga inzara nkamenya ko zigomba kogeshwa nkamenya ko agomba gukora umusatsi nkamenya imibereho ye ya buri munsi kumusohokana ngaho 2 mu kwezi none ubu mbaye imbwa tu imbere y'umugore ari kundeba akanyita imbobo aho ndi kuvuga agahaguruka akagenda Mana yanjye nzakora iki koko nzimanike cyangwa umugore nk'ubu ubundi wamumperaga iki bishashagirana byose si zahabu koko ariko barabimbwiye Njye wigize imbwa sha ibi byose nari mbizi nakagombye kuba narakemuye iki kibazo hakiri kare ariko hari igitekerezo nungutse telefone yanjye iri hehera okay kubera stress undebere Mana yanjye abagore Bonjour Bosco. Umeze uteze? Niyo maze iminsi? Reka. Ni amahoro ariko nabo bameze neza. Yego. Tuburanyeho rero. Reka nanjye nibiraho ni iby'iki gihe nta kigenda ni ibibazo gusa. Oya nta birenze n'ubundi ni ibisanzwe by'iki gihe. Ibibazo se byo muri iyi si bijya bibura ubundi ugira ngo. Uri mu rugo se? Yego. Nari nshaka ku noneho wikirirwa unyura mu rugo wikirirwa ugera mu rugo ndagukeneye n'ubundi kata rwose uze hano tuvugane ndagushaka cyane byihutirwa hari akantu nshaka kumfasha ntabwo ameze neza oya nyaruka nyura kuri wa muhanda w'uruguru w'igitaka se si uza kukorohera ni wa hafi wibanza kunyura epfo muri kaburimbo nyaruka rwose banguka okay yes urashize urahageze rero ndahageze mu mwanya wanjye amakuru y'iminsi se sha ni ibisanzwe neza ni bw'iyi minsi nyine akazuba karava umuntu yabona ikiraka akagikora yakibura nyine ntibitume ubuzima budakomeza ariko muri rusange biragenda akazi by'iki gihe byatuma udakomeza imirimo yawe usibye ko kuvuze ku by'akazi uranyibutsa tambira ko nta kazi ufite muri iyi minsi nawe rwose ndabikemanga none se tuvugisha ukuri ndi gushomera ahangaha ntabwo uri kundeba gushomera se none wageze mu bushomeri nese undi gukora iki telefone simaze iki telefone yawe imaze iki mu by'ukuri ko udashobora guhamagara umuntu mu by'uti ndwaneho byanze ngo turebe ukuntu tubigenza ko urabona muri make niwe muntu mba nizeye yego mbere na mbere iyo ngiye gushaka iki akazi manza kukunyuraho kubera ko hari ahantu ukunze kuba uri shakunze kuboneka ibiraha pe ariko ejo bundi
cyo koza kora Eh, uriya mutipe wandangiye ehe. cyamuhaye amafaranga pe umuti narawukoze. ni ukuri Ikibazo cyawe ni uko utajya wibwiriza ube wagura n'agafanta ngo umuntu agashyira imbere y'imbavu agire Oya. motivasiyo yo kuzagushakira ikiraka cy'ubutaha. humura rwose humura ejo bundi wankoreye umuti Ehe. nzakugura byeri pe Nawe urabizirikana kera ntabwo wajyaga uba ikigwari. asubize se Eh, usibye ko muri iyi minsi ntabwo kumbanira neza Muri iyi kabisa minsi erega ikibazo cyawe nta kintu ndiho rwose nawe muri iyi minsi waracecetse cyane ngashaka gufata telefone ngo nguhamagare ariko nkavuga ngo uyu muvandimwe reka mbe mwihoreye wasanga arimo kwitekerezaho cyangwa se hakaba hari twashugura arimo yatwitsimbye arimo gukora ariko urabizi ko nta mwanzi wagutera aturutse iwanjye nawe urabizi mu busanzwe yamaze iminsi muri kesi ndende isa nk'itanyoroheye amaze iminsi mu bintu by'amakwe ibintu biri kwirukanka ikintu ese ntabwo biba byoroshye nawe urabizi ni by'iki gihe n'amafaranga ari ugupfundikanya urabona ejo bundi rero ikiragiye ngo uhamagara buriya bwa mbere yego uri kumbwira ngo urebe mu majyepfo numvishe uri bizi cyane nanga kwigira ibyo nkubwira bijyanye nari bizi ndavuga ni kambe nkuretse niyo mpamvu buriya ngo uhamagaye uyu munsi byancanze kabisa umve ko ibintu ari hatari ndavuze ntika ngo uhamagare nyure hano tuganire buretse ubwo ahantu ugeze ndumva utangiye kuntera gutekereza cyane ushatse kumbwira ko hirya yo kubura akazi ushobora kuba ufite ibindi bintu bitagenda neza bitumye muri iyi minsi uba ucecetse be nako kagenda. Ntabwo ari ibintu byo kukubeshya ariko umeze nabi pe meze nabi rwose ntabwo ari ibintu byo kwihagararaho tujye tuvugisha ukuri nk'abagabo ariko umeze nabi muri iyi minsi rwose nta kintu ndiho wumve ko no kubona data z'ukwezi ari ikibazo ni ukuri pe ariko nawe nyine hari ahantu umukire agiye gutangira ishansiye nshyashya hariya hese kandi hariya unyuze inyuma ya kariyeri ugakata gatoya kuri ya etaje nshyashya yuzuye hariya se hafi imwe barimo gukorera amafinisaje hari hafi y'umusigiti ukegera ruguru aho gatoya hari ahantu bagiye kubaka etaje igeretse 5 urumva ko nta kazi k'igihe kirekire imbere se y'urya mu Yapani wubatse harya hafi y'urya musigiti n'ubundi mu marembo yaho aho ngaho rero ndumva engineer waho turaziranye reka cya kibanza sinanumvisha bakigurishije umunya-Indonesia reka nkubwire umukire yarakiguze vuba aha kandi hano hafi ranamuzi wende nicyo ngo konde rero engineer ugiye gutangiza iriya nyubako turaziranye reka ndamuzi neza kumukugeza ndabizi ko kubaka ni ibintu utuntu twawe cyane pe nawe urabizi ariko ubukene ntugakubitwe bene aka kageni rwose mbabarira ndakwinginze mbabarira utazongera kuvuga ngo nabuze ngo amavuta yo kwisiga ariko amavuta ni iby'abagore ahubwo se kuvuga no gutaruka madame ko nabonye atigeze gusuhuza umushyitsi bimeze bite ko arimo mu nzu ahubwo amugane twatinze mu magambo usibye ko aho ndumva ari sawa cyane nanone nari ngukeneye muri rusange nari ngukeneye ariko mboneyeho no kugushimira baye ngushimiye igihe ngitegereje ako kantu ariko muri rusange n'ubundi nari ngukeneye cyane kubera ko urumva rero ntabwo ari ibyo kukubeshya umusanzwe nari ngukeneye tu urumva n'ubundi yego byose birajyana ariko no ku giti cyanjye nari ngukeneye so rero numvaga ko niyo mpamvu buriya naguhamagaye ngira ngo nyarukuze hano tuganire umusanzwe ikintu nyamukuru nashakaga kukubwira yego bane muri iyi minsi imeze nabi ndababaye muri iyi minsi imeze nabi ndababaye hano ntabwo mbanye neza n'umugore bimaze kunshanga buriya na kiriya gihe ubona tuba turi kumwe dusangira mba numva agahinda kangeza ahantu ariko nta kundi none se ko ari byo by'abagabo nabigenza none se buretse wowe urashaka kumbwira ko hagati yawe n'umugore wawe hari ibitagenda neza nagize ngo ni bya bibazo nyine bisanzwe by'ubushomeri kandi agashomeri nta muntu katageraho ariko
iyo uzanyemo icy'umugore cy'umuryango, imibanire hagati y'umugabo n'umugore, aho ngaho mpita nshyiraho akabazo. iyo umuntu agezeho kuvuga biba byarenze umutima. Iyo umuntu arenzaho kuvuga biba byarenze umutima, aho kugira ngo njye kwiyahura, aho kugira ngo mfate indi myanzuro itari myiza, usange biki n'ibiki, ariko ndaguhamagaye ndakwitabaje nk'inshuti yanjye ngo ngire inama, ariko wumve ngo uru rugo ruri mu makimbirane. Ni ukuvuga ngo uru rugo ruri mu muriro, mbese reka tubivuge gutyo. Bosco meze nabi, umuriro uraka, meze nabi, ntabwo ari ibintu byo gukubeshya, meze nabi pe. Ya Ukureba ko umugore ntiyaraye aha, yagiye ejo, uyu munsi nibwo yagarutse. Ageze hano ndamubajije, ariko oya genda buke, aratarutse. Niba wampamagaye si unyizeye, uranyizeye. Ndakwizeye kandi nanjye niyo mpamvu nguhamagaye. Burya ngo ushaka gukira indwara arayirata, niko umunyarwanda yavuze. Ibi bintu urabivuze numva umutima urankutse. Bosco meze nabi, wongere ngo meze nabi. Se njye nibaza niba ari ikibazo, ari ibyo nakoraga mu minsi yashize igihe nari mfite ikiraka, meze neza, ubuzima buryoshye, ubu nkaba nta kazi mfite bikancanga. Ariko ntabwo yakagombye kunkorera nk'ibyo ari kunkora ubu. Muri make ntabwo wambeshyura umuntu w'umugabo. Hari ibintu abantu bajya bakora nkumva ngo ni pranka, nkumva ngo baragira ngo bashake views kuri za YouTube zateye, ariko ndatekereza atari prank. Ibi ntabwo babinkora. Nta prank kabisa. Nubwo nkwitabye gutya, nari mfite akazi, nari mfite ikiraka, arega nanjye sibyo ko nsizeho umwana, ndambwira ngo nasigara ndebera ndaje. Iminota namubwiye ndabona irimo kugera, ariko reka nguhe iminota nibura 10 tuganire kuri iki kintu. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, kuko kugira ngo mpombe umuryango nahomba amafaranga. Bosco ni nkubwira ameze nabi byo. Urashaka kumbwira, ariko minsi iri imbere nakubonaga ugenda mu nzira watebeje, wafunze neza ishati, ntabwo ari ko umuntu aba yishimye mana. Avugana ariko uyu muntu kabisa yagezeho. Ntukabona umuntu agenda, ntabwo ariko buri wese aba anezerewe. Ushobora kurara ikibazo afite, ariko ntabwo ariko buri wese aba anezerewe. Kumbe urashaka kumbwira ko ariko bibaho mu minsi iri imbere. Cyagiye twasangiraga fanta hahandi ndahabona shaje kuri ka kabari, mbona utashye kare. Nkubaje ese kutashye kare, hari saa 12 saa 1 ntabwo zizakageze, kandi umushinga twa turimo gupanga ntabwo twe twakawugejeje ku musozo. Ntabwo aba ari umunezero. Urangije uravuga uti reka ntahe, kumbe umugore ntiyari mu rugo. Bosco wabyihoreye kuba agahinda kenda kunyica. Iyo ntekereje aho namukoyesha. Ariko reka nkubwire mu mwanya wanjye, ibyo ni ibintu bibaho. Ntabwo ari wowe wa mbere, ntabwo ari nawe wa nyuma, sibyo? Kuki Imana yemeye ko ibi byose bingeraho? Iyo ugeze mu kibazo burya ni ishuri, uba ugomba kwiga ukaryiga neza ukarirangiza. Kandi nta munyeshuri uhabwa certificate atarasoza. Reka twige. Ndi kwiga. None isi n'umwarimu, ariko ntabwo ari byo nkwifuriza. Ahubwo se hagati aho wifuzaga iki? Ko ngufasha iki muri icyo kibazo? Wenda mu rwego kugira ngo atagira ngo, cyangwa se hatagira n'ubyumva akagira ndimo kumuhinda, cyangwa se bindi byo guca hirya ku ruhande. Ntabwo nakubesha pe, nawe urabizi uri inshuti yanjye, sibyo? Kamuhamagare aze twicarane hano mbikubwire nawe uhari. Njye ndashaka kumukuregera, noneho ndabona binda. Ntabwo ari kumundegera, kuko ngira ngo ntabwo ndi umuyobozi, urabizi. Nta nubwo ndi mudugudu, ntabwo nkora mu nzego z'ibanze, urabizi. Ibyanjye ni ukwihigira, agashaka udufaranga two gutunga umuryango wanjye, ngira ngo urabizi. Ariko niba wanyitabaje, yego nibyo
wamubwira akaza yenda tukaganira no kugirana ikiganiro. Ntabwo ahangaha hari urukiko, ntabwo turi mu bucamanza, sibyo? Noneho turebe niba hari icyo byatanga mwana wa mama. Make kanze mubwira ze hano. Wiriwe. Shero meze neza se? Waruhutse? Yes, nta kibazo rwose Bosco. Yego. Nagiraga ngahagere rero kugira ngo tutangire kugira ibyo tuvugana. Hari igihe buriya tuganira wenda rimwe na rimwe akagira ngo bimwe aba ari ubujyajya cyangwa se ndakubeshya. Ariko urabizi neza uri pare, uyu niwe mukobwa mwiza w'amabukwe twatanzeho ya mafaranga yose tujya kumukwa. Yego. Urabizi ikindi kandi ndamukunda. Umugore rwose namuhisemo mu bandi, nabanje kumurambagiza. Ntabwo nigeze mwibeshyaho na rimwe. Kandi n'ikindi numva ko nta mpamvu n'imwe ishobora kudutandukanya hagati yanjye nawe. Kuko kumuhamba ni ukunyagwa zigahera. Buriya ni nayo mpamvu rero yatumye mbasha kuba naguhamagara kugira ngo wigire hino, nkubwira kandi ku mutima. Kuko nta wundi muntu nabasha kubwira agahinda mfite cyangwa se. Yego, ndakumva cyane. Ni wowe inshuti mfite, urabizi nka pare, ni wowe mubyeyi nsigaranye. Mubyeyi mwiza rero, uyu mugore ureba uko umureba uko ntabwo yigeze arara. Yagiye ejo mu gitondo, ntabwo yigeze ambwira aho agiye, afunguye igipangu aragenda. Ndimo guhanagura inkweto ngiye, nari nshaka kugera hepfo mu mujyi ho gato, mbona arataje. Ndibaza biranshanga, umuntu utaraye hano aje mu masaha y'ikigoroba, bimeze bite? Ariko hakundi mubajije ambwira ko yaraye kwa muganga, bari bene wabo ngibiki n'ibiki. Mu magambo make rero niyo mpamvu navuze ngo hamagare nka pare, uzo tugira inama nk'abantu babiri bari ahangaha. Urabizi turacyari bato kandi mwe mumaze kuba bakuru, hari ibyo muzi byinshi tutarabona. Nagiraga ngo udufashe rero, kuko njyewe ubwanjye mfite agahinda muri njyewe. So icy'ingenzi kirimo ntabwo ari, mbese urebye hari n'utundi tuntu abantu bagenda bapfa mu muryango, ntabwo babimenya mu rugo rw'abantu bari kumwe, burya ntazibana ngo zitakomanya amahembe. Yego. Ariko nanone si byiza kwishabuka rubanda. None se nje mu nama yateranye ntangemo ikirego, bazi ko hari ukuntu niyubashye. Niyo mpamvu nahisemo kuguhamagara ngo uze twegere, turacyari bato, ugire icyo tugiraho inama, kuko ndumva muri njyewe ntameze neza rwose. Kandi icyo uza kutubwira tubibuze kugikurikiza. Buriya rero ngo wifasha gusa, ariko ntabwo wakifasha gutekereza. Yego. Buriya rero umuhungu wanjye biragoye. Buriya rero umuhungu wanjye ndakumva rwose. Sinajyaho ngo nkubeshye, ngira ngo ntabwo binziho. Njya kukubera pare, ntabwo ibintu nari mbyiteze. Kandi urabizi neza ko mwagize ubukwe bwiza. Wabonye ukuntu abantu bari bishimye, agafanta kari kabonetse, abantu babasabira imigisha. Ngira ngo ibi ngibi ntabwo nakubeshya ko bintunguye. Birantunguye. Nibyo natangiye nkubwira, iyo abantu bakubona, uribuka tujya kugira inama rwa rugo hamwe hepfo kwa Kamegeri. Ndahabona kuri mugani niba yitwa. Naho hari habaye ikibazo gikomeye, kandi twarajyanye turagerageza turafatafata ibintu biremera. Rero ntabwo mfite aho mpera, ariko nanone sinshaka kubwira ko abishyize hamwe hari ikintu kibananira.
ahubwo ngira ngo nakumvise, reka twumve madamu wawe, ni iki nakora? reka twumve madamu wawe icyo abivugaho, noneho ndebe ko hari ahantu nafatira mbagira inama. Ngira ngo nta nubwo biba ari byiza kwiteza abantu ngo mu isibo, ngo mu mudugudu ngibyo byazamutse ugasanga za divorce za hato na hato. Reka twumve madamu niba hari icyo avuga ku byo yongera ku byo uvuze, noneho nanjye mbone aho mfatira nza gutanga inama, cyane ko mwangira icyizere. rero hari ibintu bincanga kandi binanyobera, ntabwo nigeze mubeshya, ibyo nkora byose mbanza kubimubwira, sinzi impamvu agera hano akabyirengagiza, kumbwira ko mbere y'uko tubana yari asanzwe abizi, babimubwiyeho, yaragambiriye iki? Njye ntacyo umutima wanjye unshinja, nta n'icyo nishinja, usibye we niba ibyo anshinja nkora, niba hari icyo abiziho nabitubwire. Ikibazo cye ntajya yemera ikosa. None se ndemera ibyande, ntashobora kwemera ikosa na rimwe. ndemera ibyande ndetse ibyande. Inese ikosa nakoze ni irihe? Ariko mu by'ukuri ni gute umbwira ko umuntu ashobora kuva hano uyu munsi nta kintu akubwiye, nimero yawe arayizi, murabana umunsi ku wundi, akagenda ejo bugacye? Niko bishoboka biteze? Nese ahubwo birashoboka yego ko ashobora kugenda bimutunguye, ariko se ntaguhamagara no kuri phone ati gutya na gutya? Njyewe nakubwiye ko phone yari yanzimaye, kuba utanyizera ariko nimero yanjye urayizi. Debyo nyine ko wambwira ngo tujya kubana wari usanzwe ubizi ko noroshye, twanyibwiriye se, twanyibwiriye abwiza batwasha nta kubona, reka none se basi se nyine niba tugeze ku rwego rwo kutizerana, okay, niba ushaka gatanya nayo bayiduheda, duhezeho numva ko nyine ari ibisanzwe, nanze guhinduka, ntakibona mpindukaho nyine. Rero bana banjye, ariko ntabwo nta cyambuza kubita abana, kuko ngewe nashinze urugo mbere yanyu. Nibyo birumvikana. N'ikimenyimenyi nakubereye pare, kandi burya iyo uri pare w'umuntu bavuga ko wamugira inama mu gihe icyo ari cyo cyose, sibyo? Ni nayo mpamvu wanyizeye ukampamagara kugira ngo mbagire inama. Reka mbanze mbabwira agakuru gatoya. Mperutse gusimbukira kuri YouTube. Buriya izi mbuga nkoranyambaga ni nziza ku buryo bumwe, yenda usibye ko hari n'abazikoresha nabi, ariko ni nziza. Noneho mpasanga inkuru imwe y'umugabo nawe ufite kesi ijya gusa n'iyanyu. Ndatekereza munteze amatwi. Yes. Uti byari bimeze biti? Uyu mugabo yajyaga, umugore yajyaga amukeka ariko ataramufata. Noneho biza kugera ku rwego uyu mugabo yari umuganga, ajya apanga amazamu, kujya kurara izamu. Abaganga burabizi bajya barara izamu, ajya kurara izamu ku munsi batamupanzeho, akajya yifata akabwira umugore ngo njyewe uyu munsi mfite akazi, ariko rerema mu by'ukuri nta zamu yapangiwe ku bitaro. Umugore aza kubigenza runono buke buke, aza kuzabaza undi mugabo ukorana n'umugabo we ku bitaro. Ni ibitaro bimwe bizwi. Noneho uyu mudamu yaje kumenya amakuru y'impamo ko uyu mugabo we aba ataraye izamu, ahubwo hari ahandi hantu aba yakatiye. Uti yabimenya ati? Yifashishije umugabo ukorana n'umugabo we, aramubwira ati
ese akazi kanyu gasigaye karahindutse, musigaye murara amazamu kangahe mu cyumweru? None wa mugabo aza kubwira wa mudamu, aramubwira ati kangahe mu cyumweru? Ati ahubwo se izamu bagize ngo ntiturirara rimwe mu kwezi. Kumbe umugabo nyirizina yari yamubwiye ko izamu barirara kabiri mu cyumweru. None amakuru umugore afatishije nuko izamu burya barirara rimwe mu kwezi. Umugore aratungurwa, ariko akora akabika ku mutima, ntiyanamugaragariza impamvu arimo gushaka ayo makuru. Urumva umugore w'umunyabwenge? Arangije agira ati, asezera wa mugabo, aramubwira ati okay, urakoze cyane, buriya nkunda umurimo w'ikiganga, umurimo w'umugabo wanjye akora ndawukunda cyane, niyo mpamvu mba nkeneye kumenya amakuru amwe n'amwe mu bijyanye n'umurimo wo kuvura abarwayi. Baratandukana. Undi munsi umudamu yagiye kwivuza, yegera umudamu mugenzi we, none avuga ati cyagiye amakuru nashakiye ku mugabo reka nyashakire no ku mudamu. Aragenda avugana n'umudame umuraborante, baravugana baraganira, arangije aramubwira ati reka nkubaze, burya abaganga baracyarara izamu? Ndaramubwira ati barazamu bararirara, none se babuzwa n'iki kurara izamu? Abarwayi ba nijoro babaho bati bavurwa nande? Izamu turarirara. Aramubwira ati izamu rwose turarirara, izamu turarirara. Ati se niba atari ibanga ko nkunda umurimo wo kuvura, nkaba numva nzaba umuganga, izamu buriya abaganga barirara kangahe mu cyumweru? Bibuke ko umugabo yaramubwiye ko ari kabiri mu cyumweru. Umuraborante aramubwira ati se erega ntabwo ari ibintu biba bigoye, izamu turirara ni rimwe mu kwezi. Izamu turirara rimwe mu kwezi rwose, ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibintu bisanzwe, kandi ntabwo ari ibintu biba bikaze, nta bikaze biba birimo, cyane ko ari vocation tuba twitangira abarwayi, twita ku barwayi kugira ngo tureke ubuzima bwakomeza. Umudame nawe aramubwira ati niba ari rimwe mu kwezi ibyo ntabishobora. Ayo makuru nayo umudame wa mugabo akeka abayibitseho, nayo abayibitseho, akuye ahantu hangahe? Habiri hatandukanye, ku baganga batandukanye, umwe ni umugabo undi ni umugore, kandi bavura ku bigo bavuga ikigo nderabuzima, bavura ku bigo nderabuzima bitandukanye. Umudame yaraje yicaza umugabo we ku gatebe, baraganira, umugore ashaka ahantu binyuza, arangije aza kugusha ku ntego, agusha ku iyo ntego. Aramubwira ati ariko se mugabo wanjye nkunda, mu by'ukuri utambeshye, uvugishije ukuri, izamu abaganga barirara kangahe mu cyumweru? Umugabo yumva ibintu bishobora kuba biri somehow serious. Aravuga ati burya se sinakubwiye ko izamu nge ndirara kabiri mu cyumweru? Umugore aramubwira ati erega ntacyo ngutwara, uri umugabo wanjye, ntunkunda? Aramubwira ati ndagukunda. None wakwemera ko ngewe nkubeshya? Umugabo aravuga ati oya. None se uko utakwemera ko nkubeshya, kuki wowe wakunda kumbeshya? Umugabo atekereza kuri ako kantu, karamukorogoshora akamukora ahantu, arangije yitekerezaho. Umudamu aramubwira ati rero nyemerera, ntabwo twajya tuganira kuri iki kintu, ariko reka nguhe amasegonda 30 ugitekerezeho. Amasegonda 30 urayumva? Rimwe kabiri
29:30. Umugabo yubika umutwe mu maguru aratekereza. Umutimanama urawuzi? ndabyumva cyane. Umutimanama umwemeza ko adakwiriye kuguma kugira gute kubeshya umugore we. Icyo kintu cyatumye umugabo amasegonda 30 yashize yapfukamye hasi. Aramanuka aravuga ati rwose umugore wanjye mbabarira, burya narakubeshye, izamu turirara rimwe mu kwezi, kandi ubwo urankurikiye? Ndakumva cyane. Rimwe mu kwezi nibwo turara izamu. Irya minsi yose narakubeshyaga arandi hantu nabaga nagiye. None rero reka twigarukire ku ntama yacu, niko bavuga. Namwe naje ahangaha ari mwe mu mpamagaye. Nakubwiye ngo nari mfite ikiraka nari ndimo gukora, kandi ikiraka ni amafaranga. Ndakumva cyane. None rero madame, ukimara kumva iyi nkuru maze kubabwira mwembi, urumva hari isomo ukuyemo, cyangwa nari meze nka wa muntu urimo guhonda ku ngunguru yirangira irimo ubusa? Murakoze. Mfite ikibazo, hari ibintu bye sinzi. Niba naramubwije ukuri akanga kunyumva, agategereza kuguhamagara ngo uze tugire inama, ubwo nuko afiteho ikindi nyine anyeka adashaka kumbwira, kugira akimbwira agomba kuza akimbwira ari uko uhari. Muri make ntabwo ubyemera ibyo yavuze, cyangwa se n'aka gakuru mvuze, cyangwa se inkuru mbabwiye nta kintu ikoze? Iyo nkuru nyine aba byabayeho nibo, buri muntu wese afite ubuzima bwe, kandi nta mpamvu yo kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Ubuzima bwawe ari ubwawe n'ubw'abandi hari ubw'abandi. Buri wese afite situation arimo, afite n'ukuntu yakosora ikosa. Okay. Upimiranya agahana agiye kuvuga yerekeyemo. Boss, ni amahoro, ariko nyine munyemerere mwama akanya gatoya nkagira ikintu mbabwira ku kiganiro mwari mufite. Gira umukozi hano rero nawe wangira ngo sinzi kabisa. Ariko mureke, wasanga yenda icyo agiye kuvuga gifitanye isano n'ibyo twarimo. Nagitumye saa 5. Oya nta kibazo, mureke. Oya hari ibyo kuntuma, ahubwo ku kiganiro mwari muri kugirana. Takamaginga kuvuga so kuvuga ibiki. Ikibazo gihari se ni iki? Nyine ni ukuvuga. Boss, baba barabikorofye mu mutwe. Oya ariko were kunyuhura reka ngiye ngira ikintu nkubwira ikintu kindi mu mutwe, were kutuma ntavuga ibyo nshaka kuvuga. Ukuvuga ngo uyu mugore wawe nubwo umufite ni nkaho nta n'umugore ufite. Uyu mabuje ariko nako mabuje. Uko ari ishusho mbese. Oya ntago ari ishusho, nta ariko icyo nshatse kuvuga, ariko mabuje urebe uku nguku cyagende ngiye gutiruragaho amacupa go kwanuza. Umva tuza. Uri kuvuga ngo noneho numva umuntu ari kuvugira kuri telefone, ariko nembanje gukingura neza ndebye mbona ni mabuje. Nkaho nikanze mukuru nyine kwa ukuntu atari yaraye mu rugo. Noneho numva ari kuvuga ati ari gushimira umuntu, mbese basa nkaho bari kumwe birigwanye, numva ibintu byakomeye. Gusa narafata isuko ko boss uziraga iki kuri umuntu w'umugwaneza, ibintu byagenda gute. None natangajwe no kumva ari kuvuga ngo yagiye ku bitaro, kandi mabuje ureba ahangaha gute. Ngiye naramwiyumviye, none arambwira ngo nzagira ikintu mvuga, kuko umunwa wanjye azawutwika. Mana we nkoza amabara, noneho baranyica no kuri kw'Imana. Ubizi utumva niki?
tuvugishe ukuri niba umukozi yarumvise amakuru koko niba ariyo. ariko reka kujya mu bintu byinshi. Man, umva manze nkubwire ikibanze uriya mukozi tumazanye igihe kinini sibyo, mu busanzwe ntabwo ajya uriya mutipe wenda nuko mba musimbukana anytime azana ibintu by'ubugoryi nyine nacyo igicangame by'ubukozi, ariko uriya mukozi ntabwo ajya mbesha mu buzima. Nabajya kubeshya uko byagenda kose yaramwumvije. Ntubyiyumviye se? ni ukuvuga ngo ko ubyumvise hari icyo wabonye. Arega none se ndavuga ngo narabibonye nawe najyanye nawe. Tubwizanye ukuri. Ntabwo twari twajyanye ushaka. None se ariko icyo turabyemera neza, ariko uriya mwana azanyira telefone tukumva ari amajwi koko, tukanumva neza niba koko ari ay'uyu mudamu. Pare si ngombwa ko azanira telefone, si ngombwa ko azanira telefone kuko n'amaso araguha. Ni gute umuntu mbese arega ntabwo ari ubwa mbere umuntu yarifashe ubwa mbere aragiye, ubwa kabiri aragiye, hagati aho ntacyo wumvamo. Nahise kangubaza ikibazo ndi mandwa muri uru rugo, ntabwo ngomba kugenda. Ntabwo ari imandwa, ariko niba agiye birumvikana. Ushobora kujya gusura mugenzi wawe, ushobora gusura inshuti mugenzi wawe cyangwa se mu miryango, yego birumvikana, ariko utanga message umbwira uti ntabwo mpari, mbwira uti gutya na gutya. Reka rero reka mbafashe mu magambo make ushaka ngo reka mbafashe icyambere rigasigatanya, ahubwo ubwumvikana. Tuza mbafashe. Hano ntituri batatu, noneho ndabona ibi bintu nka pare wawe nk'umujyanama wanyu nawe umbwire birananiye pe, kubahuza birananiye, ariko mfite igitekerezo nkurikije ubwenge nahawe n'Imana, ubwenge nahawe n'ababyeyi, ndetse n'ubwenge nahawe n'isi, kuko natangiye nkubwira ko isi ari umwarimu mwiza. Ariko reka tubivana aho ngaho, mwarasezeranye murabyemera cyane, ndi umugabo wo kubihamya cyane rwose. Musezerana, padiri yarabasezeranyije, ariko avuga ijambo ko Imana ibagize umubiri umwe. Icyo muracyumva? Muri urugo rwanyu rero mugiye kugenda muganire, mutekereze, musubize ubwenge inyuma igihe mwatangiye mukundana, mugeze uyu munsi ibi ngibi murimo kubibona, murakuramo igisubizo. Kandi ntekereza ko igisubizo mukuramo kiza kuba atari kibi. Ibyo murabyumvise? Yego.